burya urugo rutagira umumama amarira ajya hagama. Uzi wese akadakeneye nyina abyumva yatereye uruhinja. Ibaze iyo tutakugira mubyeyi. Ayi mama wanjye. Mwamikazi w'abamarayika, mwamikazi w'abahanuzi, mwamikazi w'abasokuruza, Kirimpundu cyubahiro, maurasa n'irembo ry'ijuru, uri nyina w'umuremyi, mwamikazi w'abemeye Imana, mwamikazi w'iwacu Kibeho, mwamikazi w'imugombwa, shirimo mu cyubahiro, nzanye ibisingizo bya nyina w'umutabazi, ngibi n'ibihozo bya nyina w'umucunguzi wanjye, nsomwe no guhimbaza umuremyi w'ijuru n'isi, yakoze ibitangaza kuri wagakora akarusho. Noveni yo kwitegura guhimbaza isabukuru y'amavuko ya Kizito, umunsi wa mbere. Muri iyi noveni turifashisha ishapuri y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, tuzirikane ku buzima bwa Kizito tumurikiwe n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi kuwa gatanu tariki ya 16 z'ukwa karindwi 2021. Mu kuzirikana ko uku ari ukwezi kwahariwe abasaserdoti, muri iyi noveni yacu turasabira Kiliziya, abasaserdoti bacu, ko Kizito Mihigo yandikwa mu gitabo cy'abatagatifu kandi ibyifuzo byacu. Dutangire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Kuri uyu munsi wa mbere turazirikana ku mahoro n'ibyishimo uyu munsi dufite kubera ivuka rya Kizito mu muryango w'abantu. Iyo mu muryango havutse umwana, urwo rugo rutahamo n'amahoro n'ibyishimo, atari ku babyeyi gusa ahubwo no ku bavandimwe n'inshuti. Ivuka rya Kizito Ikibeho muri Nyaruguru kuwa 25 ukwezi kwa karindwi 1981 rivuze byinshi kubemera bose. Kizito yavutse amezi 4 mbere y'uko umubyeyi Bikira Mariya abonekera Ikibeho. Bikira Mariya yabonekeye Ikibeho ku ya 28 z'ukwa 11 1981. Ivuka rya Kizito ryabaye nk'integuza y'amabonekerwa ya Bikira Mariya. Kizito yavutse mu mwaka mutagatifu ku butaka butagatifu. Dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turarisanga muri Luka umutwe wa mbere guhera ku murongo wa 57 kugeza ku wa 64. Nuko Elizabeti ageze igihe cyo kubyara, abyara umwana w'umuhungu. Abaturanyi na bene wabo bumvise ko Nyagasani yamugiriye ubuntu, bafatanya nawe kwishima. Ku munsi wa 8 baza kugenya umwana, bashaka kumwita Zakariya nka se. Ariko nyina aravuga ati oya, aritwa Yohani. Baramubwira bati nta muntu wo mu muryango wanyu wigeze witwa iryo zina. Nuko babaza se mu marenga uko yifuza kwita umwana. Zakariya yaka akabaho maze yandikaho aya magambo: izina rye ni Yohani. Bose baratangara. Ako kanya umunwa we urabumbuka n'ururimi rwe ruragobodoka, maze atangira kuvuga asingiza Imana.
Tuzirikane muri iyi vanjiri ivuka rya Yohani Batisita ryashimishije umuryango we n'ababyeyi be. Ivuka rya Yohani Batisita ryateguye kandi riteguza ivuka rya Yezu. Ivuka rye ryateye se Zakariya kongera kuvuga no gushimira Imana. N'ivuka rya Kizito ryagiriye abatari bake akamaro. Yahamije Kristu mu mvugo n'ingiro. Kizito yerekanye Kristu uwo ari we kubw'isengesho rye, ibihangano bye, guharanira amahoro n'ubwiyunge bye, no kubwo gutanga ubuzima bwe aharanira amahoro kuri bose nyine. Ducane buji. Ububabare bwa mbere mu ishapuri y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Umusaza Simewoni aharunurira Bikira Mariya ibizababaza umutima we. Yozefu na Bikira Mariya bari bajyanye Yezu mu ngoro bamutura Imana. Uko kumutura Imana akiri agahinja byagenuraga uburyo azituraho igitambo ku musaraba. Igitambo kizahesha Imana ikuzo kandi kikaba isoko y'umukiro wacu. Hapfa uwavutse. Byanze bikunze uwavutse wese anyura mu bubabare. Na Kizito yahuye nabwo. Bikira Mariya igikuru ni ukubabarana na Kristu kandi ukababazwa ushakisha umukiro wa benshi. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe niyogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe, jya utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Dusome ahantu Kizito Mihigo, ahantu mu gitabo cya Kizito. Kibeho, akarere ka gikristu cyane mu majyepfo y'u Rwanda, niho navukiye tariki ya 25 Nyakanga 1981, mpabatirizwa muri Kiliziya Gatolika nyuma y'ibyumweru bike maze kuvuka. Niho Jenoside yo muri 1994 yansanze n'umuryango wanjye. Dutega amatwi indirimbo Igisingizo cya Bikira Mariya. Kuva kera nkivuka
nyivuka nahagurutse igitaraganya shaki shimara agahinda shaki shimara agahinda ngiye kubereka none iyo simbi mbabwira ndayimurika kandi nayo imurikira abantu n'urumuri nk'itara ruduha kurusanga nk'impamvu twitwa imanziriza gutebuka tugahuza intambwe tugahuza intero turirimba tuti reka tukurate rebero ry'imena reka tukurate Mariya akarusho kacu mw'ijuru tuje kukwereka imihirwa y'imenukiruye tuje tuje kukuvuga muri kirudahemuka mbirukiro y'abarushe guhurira ngo duhore kandi dutsinde ikibi tahaciye inyana kadihunde nzeho n'agahamirizo kuko ndoro ruhanga rwawe nkabona ngucyurire ibyiza uzizihirwane mu rugoga z'abatagira urwango na ruke bakuririmba amanywa nijoro nzanogerwa unogerwe ibyiza byose by'icyabiro ngwino ngwino yizihire waraze ibisigo ugatamiriza imivugo myiza reka murate simbirugira yihitiyemo umyutubera urumuri kugira ngo nitugera kwa data mw'ijuru uzatuvuganirira ijabiro n'inka nzima urahimba waraze ibisigo ugatamiriza imivugo myiza reka murate simbirugira yihitiyemo umyutubera urumuri kugira ngo nitugera kwa data mw'ijuru uzatuvuganirira ijabiro n'inka nzima Uyunuma
muyobozi mwiza maze ijambo wavuze imbere inzira iboneye ndumva nshaka gukora icyo untegetse wowe wavuze utivuga icyo ushaka mwami nzakumvira nanjye ndagusabye ngaha ndaje niyoborera ngaha ndaje niyerekera ngaha ndaje muri yo wanyuze ngaha ndaje gufata ukuboko uruhanga rwawe ruzambera urumuri rw'ibishashi nzabasanganire mbashishikaza ngaha ndaje niyoborera ngaha ndaje niyerekera ngaha ndaje muri yo wanyuze ngaha ndaje umfata ukuboko uruhanga rwawe ruzambera